kabisa uruga ngenda kwiyamye kabisa nge nukagenda undirimba ko natogaga nararanaga nawe uzuko nararaga cyangwa uziko nabyukaga aroga wazagara kwa boss uje kwirira imyaka uje no kugira ngo bakwera ikiganiro uje no kugira ngo yamamarize uburaya bwawe ngewe nukagenda uvuga ngo nge nago nogaga ibyo ngibyo nukitere mu by'aba boss n'ibyo bakoresha kuko nawe uri umupape isa n'isa yakureka tukongera tugahurira imihanda ndakwiyamye uruga bari bameranye bate yewe ikintu cya mbere nabanza kuvuga urugari yahurira andi yahura kabisa iranda yahura ahubwo wewe ni udushaka twaba tugucukurira ni iyo umugore ajya agaca corporate yaguze 40 kuri kamera akayicamo na nubu kabukiri kuyisirisimba na numuna urugana mubonye mu gitondo kwa Nyamabondo impamvu ni iyi Nyamabondo yakoreye ikintu cyiza atigeze akorera umugore we yagikoreye iriya ndaya Nyamabondo subira muri ryo jambo Nyamabondo yakoreye ikintu cyiza uruga atigeze akorera umugore we yego icyo ni ikihe Nyamabondo yafashe indaya uruga yita ko ari umwami ngo ari umwami w'indaya hano mu Rwanda yaramufata aramumenya no we tugugaruke muritse kubona ibiganiro byinshi cyane wagiye ukora hiryo no hino wagiye nawo magarati ebana ndashaka kugira ikiganiro nkajya mbura umwanya ariko noneho navuga yuko ndangiza amahirwe cyase mbonye umwanya kugira ibintu nkwibariza nagiye mbona ibiganiro byinshi kuri social media wikoma Nyamabondo kandi mperutse kubona Nyamabondo mubana ibintu byose yewe muri bimwe yagiye avuga mbona hari nibyo ndi kwireberesha ijisho mu byukuri Nyamabondo kujya uve kwa Nyamabondo birabyo nagiye numva noneho gira icyo uvugira no kuri IM numve niba hari icyo umunengamo cyangwa umushimamo ya Nyamabondo ikintu cya mbere cyo mushimira ko yangiriye umutima akamakazi yego akamakazi akankura kuri iyo mihanda nkuko yaguhaye akazi wari umukozi hariya wahabaga uri umukozi ikindi kintu cya mbere mushimira ndamushimira ko yabanje kundangira akazi yego nkagenda akazi nkitwaramo neza birananga ariko banyirukana bitwashe ko ari mfite discipline mbi yo gusinzira mu kazi ariko ni Nyamabondo agira ngo anyihera akazi bitewe n'uburyo bambwiraga ngo nkora neza tutinda aho ngaho mu kimbo cyo kukwirukana bavuga ko wasinziraga aho ngaho hari negeze kubona ati bakwirukanye ku kazi ngo kubera ngo umwanda kutagira umwanda na oruga mwenge na oruga nawe yabivuzeho nabandi bantu begeze kubivugaho oruga weranda yiyamye kabisa oruga ngenda kwiyamye kabisa nge nukagenda undirimba ko natogaga nararanaga nawe uzuko nararaga cyangwa uziko nabyukaga aroga wazagara kwa boss uje kwirira imyaka uje no kugira ngo bakwera ikiganiro uje no kugira ngo yamamarize uburaya bwawe ngewe nukagenda uvuga ngo nge nago nogaga ibyo ngibyo nukitere mu by'aba boss n'ibyo bakoresha kuko nawe uri umupape isa n'isa yakureka tukongera tugahurira imihanda ndakwiyamye uruga ndakwiyamye komeza rata ugabura abambabaje abakubabaje wenda turaza kwigaruka wenda n'ibya uruga nawe na Nyamabondo kuko urabizi warahabaga koko ibyo bintu koko ntago wagiraga isuku bira bintu urabishyiramo uwo mucyo ya ibintu birabyo byo kuvuga ngo sinagiraga isuku akeshi twakundaga kubikoresha turi mu kiganiro kuko uriya ubundi byahere kuri uruga na madam wa Nyamabondo niho byahereye turi mu kiganiro tumazemo nk'iminota 50 turi gukora barangije umwuka bari babuze icyo bavuga barandeba arogana byakanga byakunda nituvuga uyu muntu turabona vibe kuko turaba tumwiteje ayongera tugarure mu murongo neza bavuze kuntu natoga babizamukiyeho ya kigano cyaranakubise cyaranarebwe bro cyaranarebwe naho byaturutse kandi banabivuze mvuye koga babivuze mvuye koga nani saa yarishije mvuye koga none se hanyuma ubona we negeze kubona ka video ari kukwirukana ibyo nawe wegeze kubivuga urumva ko kwirukanye ano gushyiraho kuri video kandi uravuze uti nari umukozi kandi wowe wagiye uvuga ati byibura ni angirire neza ajya mpuza n'abasitari muri make ibyo bintu cyo ntacyo kivugaho ya ikintu Nyamabondo munengaho nuko atambereye umubyeyi ko muza n'abasitari yankoreye ibishoboka yakoze yamujije n'abasitari yamujije na ba Fireman amuzana ba Gitaf we ikintu Gitaf kabisa nawe Gitaf burangiye njyamugaya kabisa Gitaf njyamugaya ibaze kugwamagara baguteguriye kuri bukora ibiganiro bibiri ngewe natangira nivugira kandi ndi kuvugisha ukuri ukisaza ngo ngenda ngo si byari bikwiye ko nakotsa abakoze ikiganiro kimwe kitari cyanarangira arivumbura baragiye
yamuje n'abastari benshi Nyamabondo pe. Ariko kuba kumuza n'abastari nge ntacyo byigeze bimarira kuko nta numwe wigeze uma 5 igihumbi cyangwa 2 urumva na hit ifatika yigeze amakuru y'imihanda kuko ari ama hit ifatika nakaba ndi guhangana na Banzovu ndi guhangana na Baya kandi gukorana na Nyamabondo na n'izindi cano nigeze nkora nako ni kuri cano ye nakoragaho ntabwo nanemeye gukora ku zindi cano z'abandi. None se nyikomereza aho ngo uba wifuza kuba wa umustar ugahangana n'abandi? Nje mba numva mbaye umusitari sukumva nje mbaye umusitari nakihangana ubwanje kuko mba ndobona nakibanza nka nikurikira uwankurikira aza ku mwanya wa 5. None se washaka guhuza n'abastari bameze bate kandi nawe ugaro umustar? Nje urumva abastari yamujije nabo ariko kuguhuza n'abastari nta kintu ufite ku mufuka ubustari ni ikintu ufite ku mufuka yakabaye bura yari urugero hari umuntu waje gukora yifuza kunkoresha ni mundanga kunkoresha yego yakonkoresha we yashaka kumukora kuri channel ye cyangwa akora kuri famille Nyamabondo cyangwa kuri Nana Trading cyangwa ku Gisubizo TV cyangwa kuri Nyamabondo TV izindi channel wapi noneho kuri izo channel noneho ngakora kuri izo channel nta kintu ufite ndi kubona ku mufuka kandi fita akagango nangamo buri kwezi yego buri kwezi urumva bikacanga mu mutwe nibaza ni hit mari iki. None se okay twongera dusubira inyuma gatoya wavuze Oruga kuko nabyogeze kubivugaho akuvugaho cyane ngo nubundi ngo ntago wogaga ntago wageraga gute namwihanangirije Oruga we ubushize miruka kubona kuri social media bamukubise yagiye ku mugore kwa Nyamabondo nyine ku rugo rwe bamukubise bamucere imyenda aranabivuga ngo sinzi ibintu yabivuze ubundi wabonaga hagati ya Nyamabondo na Oruga harimo iyihe uwuhe muba wa Sheri na Shushu cyangwa se nk'umukozi bishireho umucyo wabonaga hagati ya Nyamabondo na Oruga bari bameranye bate? Yewe ikintu cyambere nabanza kuvuga Oruga ari yahurira ndayiri yahura kabisa ndayiri yahura ahubwo wewe ni udushaka twaba tugucukurira ni iyo umugore ajya agaca corporate yaguze 40 kuri kamera akayicamo na nubu kabukiri kuyisirisimba na numu na Oruga namubonye mu gitondo kwa Nyamabondo namubonye mu gitondo kwa Nyamabondo dukikabo kiri kuyisirisimba uri SN Nyamabondo arashaka kubabaza umugore we kugira ngo umugore watahe Oruga abane na Nyamabondo nge ni ibintu nge natari kumva ese Oruga ntago ari kuva kwizima nge ntago Oruga none ntago nsobanuriye neza wabonaga hagati amagama wabonaga Nyamabondo na Oruga babana gute Oruga ubunda za hariya mu ruhe rwego rw'akazi Sheri cyangwa se n'inshuti bisanzwe wowe wabibona gute cyane cyane ko mwirirwanaga? Oruga yazaga hari yaje kwirira agira ngo banamwera ikiganiro kandi Oruga ni indaya nkuru kuma amahirwe nkayo ubuyihaye umwanya urumva Oruga ni indaya nkuru kabisa kuko nawe irabyivugira kuyiha umwanya nkongo ikwinjiramo gakeya kandi igitsina gabo turabantu bakururuka cyane kuba ngewe isa n'isa bizarangira Oruga yegukanye Nyamabondo natitonda ngo areke iriya ndaya ayikuremo ayirindi we nayininde kujya bakorana Oruga azashwenya urugo rwa Nyamabondo ubona wowe muri macyo warabibonaga ko yanarushenye? Narabibonaga ariko nyine nabikora iki ko nanjye nabaga ndi umupapa ibyo nabikora iki nta kintu wabikora none se hagati ya Nyamabondo na n'umugore we iyo wabonaga wenda biri behind wenda sinzi niba bikiri behind cyangwa se wabigira ibanga wenda kubaza unsubiza ibyo ushaka wabonaga iyo Nyamabondo ari kumwe na Oruga umugore yabifataga gute? Yabifataga nka content cyangwa se umugore yabifataga ukundi kuntu cyane yuko waba uri kumwe n'umugore rimwe na rimwe ko ari nk'umwana? Nge ikintu cyenjewe ahari ya buri wese ikintu numva ko buri umwe wese yababara n'umugabo yababara impamvu ni iyi Nyamabondo yakoreye ikintu cyiza atigeze akorera umugore we yagikoreye iriya ndaya Nyamabondo subira muri ryo jambo Nyamabondo yakoreye ikintu cyiza Oruga atigeze akorera umugore we yego icyo ni ikihe Nyamabondo yafashe indaya Oruga yita ko ari umwami w'indaya hano mu Rwanda yaramufata amusokana mu ntara amukura mu mugwa amujyana mu ntara amusokana ku Ruyenzi bajya muri Pusine bavuye muri Pusine Nyamabondo na Oruga mu gitondo cya kare babyuka bakora ikiganiro Oruga avuga uburyo yahaye akinyuma
muri pisine Nyamabondo. Yego. Urumva icyo kintu umugore kiramubabaza. Nubwo hari ibintu bidakinishwa. Icyo kintu ntago wagikinira, icyo kintu ntago wagikinisha kabisa ku bantu bari mu rukundo pe. Ntago icyo kintu wakina. Yego. Oruga iyakorana ibiganiro na Nyamabondo, usanga Oruga yamwisanzuyeho cyane, ugasanga n'ibintu bari kuvuga ni ibintu by'ubufuti, none ni ibintu bisa nkaho byerekana ko bo hagati ya Nyamabondo ndetse na hagati ya Oruga bari mu kantu k'urukundo. Utafa kumenya niba ariko tete bateguye. Ubundi hariya ku mugore ntabwo abona ko ari kotete, abona ko ari ibyaseriye, ahubwo muri kugira ute muri kumwereka muri kumucira isiri. Abona ko ari kotete, bigatuma icyo kintu kimubabaza. Oruga afite umwenda ya corporate yambara ijya gusa niya mabuja we. Oruga ngo yagiye gusura Nyamabondo, asanga umugore wa Nyamabondo yambaye corporate. Mu minsi mike ishize Oruga ahita ajya kugura iyo corporate nawe arayambara isa nk'umugore wa Nyamabondo. Oruga arangije hashije iminsi umugore we akoresha sinzi isabukuru yakoresheje ajyayo yambaye. Ajya yambara umugore akeka ko ari Nyamabondo wayimuguriye. Biranasara bari banagwa umugore we wa Nyamabondo ndetse na murumuna we ngo bamusokanye nabi. Oruga ahubwo bari bamwiciye. Ibyo ngibyo bituma binakurura amakimbirane, ngo byanavuzwe ko ngo umugore yahise yahukana, nimba yaragarutse simbiza, ariko byaravuzwe ko umugore yahise yahukana muri iyo minsi. None se iyo myenda wowe ko wabaga hariya ahantu hose urabona ko bagendanaga na shobuja. Iriya myenda mu by'ukuri ni Nyamabondo wayiguriye Oruga cyangwa Oruga niwe wayiguriye? Iriya myenda yo uyivugaho iki nyine? Iriya myenda turutse he ubundi aha hantu nje ibintu ngiye mbashije kubibona, nkabona Oruga, nkareba Nyamabondo, nkareba n'umugore wa Nyamabondo, ni ibintu bicanga ati gute. Ahantu Oruga iriya myenda yari bwa mbere ntago yayigoza ariko abonye umugore wayifite. Bivuze ngo Oruga njye simba shaka no kumwita Oruga, yita indaya, reka mwamamarize. Iriya ndaya Oruga yaguze iriya corporate kugira ngo nawe yereke ko ari seriye, kuko Oruga arakanganiro yakoze, aravuga ngo nimba aravuze ngo ni umugore wa kabiri, sinze kuntu yavuze. Asa nkaho ari gucira isiri, avuga ko ari we mugore wa kabiri, uwa mbere arangaye yahita uwa mbere. Yego. Ubwo ni ukuvuga ngo ibyo ubona byo n'ubundi hagati ya Oruga n'uriya mugore acunze na buriya mugore, mu by'ukuri Oruga yahitamo umugore, wahitamo umugore wa mbere, yahitamo umugore ubwo ni uwa kabiri, kuko uriya n'uwisezerano. Ibyo ngibyo hari bigarukira. Ibyo sezerano hari biba bitagishoboka. None se ubona iriya myenda yaciye, ubundi iriya myenda ayica, wowe harya urabizi ibyo ngibyo byayica? Ayica ndabizi. Yayiciye kubera ikiriya myenda? Yayiciye guca agasuzuguro k'indaya. Ni uguca agasuzuguro k'indaya. Nimba umugore yarafatanyije n'umugabo bakabana mu bibi ndetse n'ibyiza, indaya ikaba iri kugenda ibinjirira, ubundi yayiciye kugira ngo yanayicire kuri kamera, ni ukugira ngo yereke iriya ndaya ko ari seriye, yereke n'Abanyarwanda ko iriya ndaya umunsi umwe yamwinjiriye akaramuka yifashe batazigera bayimubaza. Batazigera bayimubaza. Yaciye iriya myenda kandi anayica ari kuvuga. Ubwo nuvuga ngo iriya myenda ni igitambo cya Oruga? Iriya myenda ni igitambo cya Oruga, ndetse inamuburira imubwira ko Oruga agomba kwitonda, agomba kuva ku mugabo we atayivaho, umunsi yamufashe azamuvuna kandi batazigera bamubaza umugore wa Nyamabondo. Mbese bivuze ngo iriya ni warning uko wabibonye, cyane ko mwabaga munari kumwe, hari ubwo mwanaganiraga. Yego, iriya ni warning yamuhaye, kandi ni warning igaragarira buri umwe wese. Mu by'ukuri wenda se dusoza wenda aho gatoya, ni iyihe nama yindi wabwira Oruga nk'uko yabikubwiye? Cyane ko ndabizi ko wenda binyuma ya kamera nk'ibindi wavuze, wenda hano imbere ya kamera ni ikihe kintu wagiraho inama Oruga? Biba bigoye kugira inama indaya, ntabwo indaya ziva ku izima. Indaya yose yakwishyizemo biragoye kuba yakurekura. Iyo wanze kumugira inama uramwoshya, twumve. Mwoshye
Oruga icyo nakubwira courage fatirana ayo mahirwe ufite aka kanya uyabyaza umusaruro fatirana ayo mahirwe ufite aka kanya uyabyaza umusaruro nimba nkoheje sinkurusha ubwenge kuko ndaceka ubwenge ufite nawe buhagije fatirana ayo mahirwe wifatira umugabo wirire wikorere kwipinda tikabakina nabonye yaraguze n'imodoka yitwa Shege Amabondo ayihindura iriya modoka ni ibyanyabyo iriya modoka ntabwo ari ibyanya ko yanditseho Shege iriya Shege Nyamabondo iriya modoka dore ukuntu byagenze nari maze iminsi mvuga Nyamabondo mvuga uburyo yanyambuye abantu babaza kubwira Nyamabondo harimo na manager we baramubwira uriya mwana agiye kukuzimya uriya mwana agiye kukuzimya kandi bigaragara na views ikiri kubona manager we mugira inama aravuga ni rero ikintu mu Rwanda dukunda ukiza dukunda ufite aka kanya ngiye kugwibumba ijana ukodesha imodoka y'icyumweru n'iminsi 2 numara kuyikodesha ushyiraho Shege Nyamabondo abanyarwanda barahita bongera bakugarukire views ziboneka kandi nako byakagenze mu gihe nandi kumuvuga views ntago zari ziri kuboneka ahubwo bashakaga hano nagiye gukorera bakaba ariho bajya kureba muri babafana ba Nyamabondo bakazi wanje bavuga ndi ariko Nyamabondo nimba twaramufashije akabageze mu rwego rwo kwambura umukozi twaba tukiri kumureba iki reka twere kumureba na sub twamuhaye tuzikureho na sub urabazi kuyo bonge basubizaho nyuma babonye kuko muri Afrika dukunda ufite dukunda ufite iriya modoka rero niyo yatumye abafana bibongera kugaruka kuba anayifite muri iyi minsi abafana be bari kongera kugaruka ariko yari yarakwamye kabisa ukora ikiganiro se kuri ba Nyamabondo ko agiye ukora ibiganiro byinshi nta infect byegeze bikugeraho nta ngaruka byakugizeho ingaruka yigeze bingiraho ntabwo Nyamabondo yegeze akubwira nabi cyangwa guhamagare cyangwa se n'abandi abandi bo baramamagaraga bambwira ni Nyamabondo ntabwo akabaye uri kumujyana kuri social media wakamujyanye muri RIB ariko nkasanga icyo kintu bari kumbwira nicyo ariko nanjye natekereza nare kurura mu bwonko bwanjye nkareba Nyamabondo ni umuntu ufite amateka menshi muri RIB ndavuga ni Nyamabondo ni mujyana muri RIB ashobora kumujyanamo mbyita imikino bagahita bamufunga kuko afitemo dosiye nyinshi cyane Nyamabondo afitemo dosiye nyinshi cyane muri RIB ushobora kumujyanamo bagahita bamufunga ndavuga ni rero reka nare kwishinga iby'abafana ahubwo mujyane kuri social media impamvu mujyana kuri social media ni iyi ndategeza navadi nanone kumujyana kuri social media si byiza ariko se kuki watambaniye impamvu atambane ni iyi yamera akazi kuri kamera yandangiye akazi kuri kamera ahantu nagiye bwa mbere noneho agiye kunyirukana anyirukana kuri kamera nanjye ndavuga noneho okay nimba byaragenze gute reka nze kwaka ubutabera kuri kamera nanjye ndenganurwa Nyamabondo nabona ninjya kuri kamera bwa mbere arabona ko ndi seriye nabona ndi kumwicira izina koko arahita anyishyura nire kuguma muvuga uko watse ubutabera kuri social media warabubonye ubutabera burango ngo nawuhangana n'umuhamba niko bavuga nabanga n'umuhamba nawuburana n'umuhamba nabaye isina ngufi urumva yahise afatira aho ngaho yandushije ubushobozi bangombwa ko nje ndakwama ndatuza ndi iyo uza kuba insina ndende wari kumukorera iki iyo nza kuba insina ndende nakabaye nararenganwe agashyiraho n'ibihano n'umwanya wanje yatakashe n'umwanya kuko Nyamabondo impamvu bura nawe Nyamabondo si umuntu mwiza ariko si byakabaye mbivugira hano kuri kamera hari bwa mbere wari wambabaje Nyamabondo kunyirukana mu mujyi wa Kigali ukanyirukana uziko nta famille fite uziko nta shuti fite none ukajya kunyirukana ununguye none ukanyirukanira kuri kamera none ukajya kufata ka video nguje ugapostinga kuri TikTok ukakakamera n'igikapu kibisha bita nzaruhahira ukakakamera uri kumbaza nazi kuri kunkamera nabizi nazi kuri kunkamera najya kubona nkabona kuri TikTok aka video kagezeho abantu bari kunyihata hari ahantu ndakubwiza ukuri ko Nyamabondo yaranyiciye izina gusa narabimubwiye ndemena ndagira kuri TikTok aragasiba ariko nkubwiza ukuri Nyamabondo yarandangije nanikira maje yes uravuze uti yanyiciye umwanya yanyiciye igihe yanesheje umwanya iyo za kuba yaragwaye ku mwanya kuri ngubu umaze kugera ku kintu kingana iki umaze kugera he umaze kugera kuki bamaze kugera buriya ngo buri kintu ngo nigeno ryacyo buriya navuga ko ari nge wabaye umwana ndahubuka kuko buriya nubwo nazaga no kunganje nari mfite linye nari mfite hano mbarizwa ariko nubwo nabarizwa nkaba narakoreraga make ariko nubwo nazaga hano kunganje nazaga hano kunganje nkorera ndi kwishakira hit ndi kwishakira hit nkaba nanafite kandi kazi ka memba nkagenda nkaryama nzi ngo ndanadika
Nyamabondo nageze hano ku nganji arambwira ni shango gwino mwigira umusitari ndava mu gatima tawi Imana ishimwe ati Imana ishimwe arambwira nimufungire rasi nibwo barahita bamenya rasi ndazimufungira kabisa zimufungiye arambwira ngo nicare hano ndahicara turaganira twari turi kumwe na mu mararongo turaganira bigezemo hagati arambwira ngo se ufite akazi bitewe no kuntu umuntu abashaka hiti kandi biba byamuvanze iri gushaka hiti biba byakuvanze muri yo ntago buri gutekereza ndabwira ni akazi ifite arambwira ni nkakurangira ati mu gatima natawe ngize amahirwe ubwo Nyamabondo agiye kundangira akazi ngize amahirwe ndahita amenyekana kuko agiye kundangira akazi bura ni business ngira ngo na business niko nahise ntekereza yamaze kukandangira aranambwira ni nitubona bagukunze nzongera nkugarure nzajya nzana na cameraman tujye tuza dukorera ikiganiro iwawe umva narayi nasinzira ngo ndebe ko ikiganiro bagipostinze ngiye kubona mbona kigize 3,000 ndavuga ni byakanga byakonda hiti ndamamaye buke mbona kigize 4,000 ndavuga ni byakanga ndamamaye hashira iminsi 5 mbona Nyamabondo nibari kuza kundeba nibari kuza kundeba ndavuga ni reka ngaruka no kunganji nubundi kwera ko nakoraga anu yarandangiye nakoraga ijoro ndabona reka ngaruka no kunganji nibwo ari bubone ko ndi seriye ndahagaruka turahahurira akajya ambwira ngo ni mukamerere nkamukamerera ndamara kumukamerera akambwira ni sakazi meze ati biragenda akambwira ni ugomba kwitwara neza ati we nzakugira umusitari ni witwara neza ariko na ubusitari naje gusanga ubusitari ari icyo ufite ku mufuka okay ntago nakubaza byinshi hano kuri kamera tuzagira n'ikindi kiganiro dusoza wamuvuzeho byinshi wenda nibi ngibi ari bubyumve noneho mbabarumbwire kugeza ubu ngubu hari ibyo wamwizeyemo utamubonyemo wenda wifuza wenda kuvuga ngo hari andi mahirwe cyangwa se niba nta nayandi ariko by'ibiriyo message itambuke ngira ubutumwa wagenera Nyamabondo kuri iyi channel ibyo namwizeyeho natigeze mbona namwizeye ko ninjya gukora kuko yamwara kugisubiza njyaniwe ndavuga ni byakanga byakunda mbaye umusitari nimba njyanyiwe kandi akaba njyanyiwe aha njyanya mvuga ko ari koteti butika ari koteti byakanga byakunda hazajya haza abasitari nanjye amesha akazi nanjye njya imbere ya kamera nangira nkorera 10,000 nk'abandi mbibike ku mufuka aho nibwo bizamenyekana ko nanjye nabaye umusitari nibwo bizatangira bindema magatima vuga ni nabaye umusitari nimba ari umubyeyi mfite mu cyaro wandeze kuko afite umunyinyo kuri ne wandeze nge ndifubye nyogokuru wandeze nyogokuru byibuze nzajya muhamagara buri cyumweru mvuga ni nyogokuru wanje fata 5 fata 2 fata 2 byo ku munsi uyu munsi nakuri 10,000 fata 2 umwaka gasururu ariko siko byakagenze na hiti nigeze mukona hiti namenye mwe n'abantu badafite icyo bamariye kuko abantu bamenye ntacyo bamariye urumva kuba naramumenye nta numwe nigeze ndiraho 10,000 kandi hano narahazaga arije nazaga nkakuranga 5 yes reka noneho dusoze ikiganiro cyeka niba hari ikindi wumva kuba wasoza warenzaho ikindi kintu namubwira naramuharabitse kuri kamera urumva Nyamabondo nanjye urumva Nyamabondo yandangiye akazi kuri kamera nyirukanira kuri kamera nanjye nshaka guhangana nawe njya kurenganuka kuri kamera nyamara sinibuka ko uriya ari umubyeyi ari mukuru wanjye anaba umubyeyi wanjye bivuze ngo nashatse guhangana nawe mujya guhangana n'undi Nyamabondo ngusabye imbabazi kuba naragiye nkusebya mvuga ko wanyambuye si byari bikwiye ko nakujyana imbere ya kamera nari kubipowa nkatuza ahubwo wabona bikwiye ukangenera cyangwa se ukanama byaba bitanakwiye nkituriza kuko naho badahombera mbabarenge ngusabye imbabazi kuba naragiye nkakuvugaho imbere ya kamera mvuga uburyo wanyambuye umbabarire nanjye si yari nge ngusabye imbabazi yes urakoze kuri wowe watangiye iki kiganiro ukaba unakirangije niba hari aho wifuza ko tuzamugerera tutakugerere tuzagerera kuri uno umujeni wa Nyamabondo ubwo uzatwandikire muri commentaire naho nge mwumvaga inyuma ya kamera kuri mikoro ni wa muhungu wanyu Dani Kitatere cya Mutabazi Rutarimbana ibinyoma intore idatoragura amayogi.